fresh. Kagara. Gome. Fresh and fresh. Mujama. Neza kabisa. Kagara wanjye nakubonye mutazi. Uraboneza. Yego murakomeye. Nakomeye nta kibazo. Imana ifi. Yitwa Fizi. Yo Fizi. Meze bite mungu wanje? Meze fresh. Meze neza. Iyi ni mukuru. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Wewe was popping Kigali, was popping Rwanda, was popping. Ewa mungu wanyu iramasini n'amakombe y'urukaka kubitira umwanzi areba inzega kagarara. Aramwe ngo mwari mu nkombo yari banje kubasuza rero nabifuriza ikaze kuri Kigali News Channel. Umunsi nkuko mubibona murabona ndi mu modoka. So rero imodoka hande ndanu bitanya Bugogo giye iwacu. Iwacu. So rero ikintu gihari cyo mudusengere dutangira urugero nanga abantu mudusengere abizi ko abadayimoni badohora imbere. Imoni badohora imbere mw'abantu mudusengere kabisa tuje ko twagire amahoro. So rero turagenda mu rugendo tubabwira aho tugeze iki byose ariko nk'abantu turi kumwe guhera none aha kugerayo aho tugiye kandi kabisa mukomeze mubane natwe. Ubu murabona ko turi no guhagurutse munitsembye nanjye ngo nabaye ngo za masitari bwahise cyane. Kandi abantu bakwita rujamamani na nyabugo. Abanye ukuntu ugeze nyabugo abantu bagatara ndajya kumumagara rujama ariko ku kintu cy'umufungo. Akama ibintu bigomba guhinda. Yego guhinda. Ubona abantu bambaye baye amafaranga. Ninga kuri mani kwaze yaravuze. Mani bari ukuntu ufata siti kiburara mani. Irewani cyase nakubwiye. Alright. Ari ukuntu mfata siri nyine ukiburara tu. So rero no kuba bimeze kabisa. Ariko ubu gutyo turahagurutse ngiye mu rugo. Imvuga mu rugo abantu. Nage mwitonze gusa ibintu bigiye ko bidasanzwe ra. Ariko nimba nitegeye akamodoka ka Busange. Ntago ibintu bye byanira neza. Reka nkubwire yanjye yashyireho nyamuherereza. Ntago yareza ngo ngenda ngo nanjye ngo mugapfundikiye kanje. Ariko mu kwizera bigenza neza. Ese babonye ko nanjye naguze agatwikiriye 70 nanjye naguze agatwikiriye 90 agatwikiriye ndagafite umwaka uri kunyira. Ubwo kiro 200 kugira ngo mbone uko nyamwoherereza. Nubwo inzozi naguze keke kugira ngo njya mu nzira. Asiga gutungura keke nta n'amazi mwana ubuze ninde biragenda Kagara nakubwiye ngo ubuzane fanta urambwira ngo ntabwo ishaka.
nagura gufata umuhogo n'ubundi hari kubura gato nuko ndi kwihangana iyo umwese kagwa amazi yawe ari ku mukiri konjwenyuza kandi asoma rengiya sure mw'abantu mwe urugendo ruracyakomeje kandi ruracyakomeje urumva ngo twagira tugiye turacyari mu nzira ngucyo nabwiye no kudusengera ukadushyira imbere y'Imana ubundi mukaza kureba ugiye kureba bashiki banje na ajubwo bashiki banje n'abavandimwe abashiki bawe n'abasaza bawe oya angana urabyije mwana nta musaza ngira n'abakuru bawe n'abasaza bashiki banje n'abakuru banje barumuna banje ngo niwe ngiye kureba nkuba ntabwo rero bakuru urugendo mwabana turi kwitama agakeke ako se keke shaka garaka ubwizuguru ufite igifupe ntabwo ari keke cyangwa umutsima yawe urujumba keke man abantu bana birebye keke kone yamaze gukirangana ku musozi none gato ana ntugeze bahita gute nimba twinjiye muri Rwamagana oya no hakurya ntabwo turagera nageze nkunda kuhatambuka hari umuceri n'umuceri ukiri muto bahinze kuri yego yashoboka ariko harimo n'ibijumba n'amateke ubu twinjiye Rwamagana nkunda ngo tuvuye muri Gasabo muri Kigali ajya ni Gasabo ni Kicukiro ni Gasabo muri Gasabo twinjiye nyine mu ntuza za Rwamagana urugendo rwo ruracyakomeje kutwerekera icyo navuga ngo ni Imana itujya imbere gusa nta kindi Imana itujya imbere wabona afite mwana wanjye n'iki gufata mu ijosi ndaza kwitamo ngaho Vamos isi tumbe. Kibanza cyo uko bahita muri mpuza muri uko bahita nyine za Rwamagana tu mbonye uramuvandimwe isi ari petit frère wawe abane ni petit frère oh yeah mbonye ariko nabonye bavuga nako ubona abavandi ubona abavandi mugira ati ko petit frère gusumba mwana goswe mwana meze tuma fresh aguruze abandi mo barava ndi kubabwira ati ewa unaje kureba petit frère rambuke kagame kani go Samurai, they don't want you to come. nese kagara yes my brother man is fresh It is alright. sir you know yemeze neza musare wawe yemeze ubu neza ibintu ari amahoro uretse kuri zino quartier ni bahita gute Hano ahangaha hano bahita muri Nyarusange. bahita muri Nyarusange Akundi ile tuni Rwamagana ubundi. yego ni muri Rwamagana ariko ni muri Nyarusange Hano hakoro bitu. ubu umudugudu ni Nyarusange cyangwa Umudugudu ni Karitu. kare Karitu. karitu
Ubwo ni icyongereza n'igiswahili ni iki? simbizi ikinyarwanda ibyo nasanze nanjye Karituti. Gaje mani interpreta kabisa. Karituti sindi kumenya nini. yego nanjye ibyo nasanze nyine abantu babihimbye niho bahita kureta nyine abandi ese nk'abantu babatuye bababwiye ko bisobanura iki nabimenyera Hari ukuntu butuye nk'ahantu abantu bakubwira ngo uko byaza kose urangiye nk'iwacu sibyo nyine igisobanuro cyabo ndakizi. ahisha nirangaha basanga barahise bitewe n'impamvu ntamenya yariyo Karituti. Nabo bakaba gerageza ubisesengure mwana akanusi yose so nabimenyera kereka kubanza kubaza babanza kuhakoza research no muhasharasi za research banza umenye ngo bimeze gute. God ayo ni desiri ari mu gisagara none se ngo ahantu ngo ubuheza iki cyo kurya ibyumba tisumpiwara ngo bari mu bihe byikura hamwe n'inoza n'ibitoki ese Kagara imyumbati yerera amezi angahe mwese imyumbati se hasi yarenza nk'abiri cyangwa 3 no abiri ni make imbuti bashinga imyumbati iratinda kure maybe ishobora kuba yafata nka amezi nkangahe kuko umva niba bayiteye nko kwebwe nk'iwacu bayitera nko mu kwa 9 ukazongera kubisara nko mu kwa 7 bumva jase nyine ni nk'umwaka one year bumva kutinda bumva wayiteye ufite inzara aho ngaho wajya uburara nzamuzana kabisa oya ngomba kuzamuzana ubutani ingaruka niwe nzaza yome bimeze bite aka gasima se ngo abimeze bite kanyu mani bimeze neza nuko tuba twibereye ibintu biba bigenda bigwamo urabona ko mari kubona umuvandimwe hano ese mitutu mwana mitutu abansabe bose telefone yanjye ubona mbese umuntu mureba ku mashusho ariko mubonye amaso ku maso aba nakora Kagara ni fresh mujama neza kabisa ngo ni fresh neza cyane wana umuntu abagukurikirana asante sana my brother uyu akina n'abantu tutu n'abansabi none comedy what we need rather than focus what the people says no necessary you have to focus yourself none nani wabo wazo ni wabo wazo ubuzima zihari byadanje buranga icupa rigura ngahe rimwe senye sazonye 500 yonyine uzi ko rudahenda se ese Kagara ujye ngurwagwa njyewe se ndagerageza batangangu ibaze Kagara na yasinze kumureba ese ahantu hari ntuza hari butike pompe hano ni bezirari imbere okay none se Kagara cha ari nkombe kukubona kabisa urakumbuye ko muzuranye se kubonye ejo bundi keji wabonye keji ahagana ahubwo ariya Nyamirambo Nyamirambo byashoboka kubonyeyo niba urimo urakora ikiganiro urabona mbihera pisi ndikomereza none nani wapi nyine ahangaha ni mu rugo ni sawa cyane uzagaruka i Kigali ryari ejo bundi ko dufiteho ibitaramo nyine rero badutumiyemo muri bya bitaramo tuzajyayo kumurika y'Imana bamugajya n'umugerageza kabisa ukora nanjye mba nabasura Imana imeze gute Imana imeze gute y'ubudense rumodensa ukubita amapaya dance
Wallahi none. None sanga mufite ahantu bijya bibera. bagara bari kuvuza amahoni. Reba neza ntukunga amarebe. Aha dufite ahantu bibera rwose. Dufite groupe mugira mu dukoreramo. Ni sawa. Bagara. Hayi wani mu cyaro bameze gute? Yanyoheza. Se harya mu cyaro bigeta. Yes. Nibyo cyane Rusizi. Rusizi urahazi? Rusizi ndahazi. Kamembe urahazi? Abatipe tujyana wabaye. Abatipe tujyana ngiye mu grafere n'ari. Grafere ko ari byo. Maybe ngo gasho. Andi bafata tukunze sisira. Something you are going to buy. Oya ken. Right. So it means you have to buy but I'm going to Onga kwa Bigirimana arafunguye. Genda urebe peti. Arafunguye ra. Nago afunguye. Arafunguye. Barisa kwa pita kwa funguye. Ko harafunguye. Yo. Oya. You have to go there. If it isn't anymore, I can call him and don't it is necessary. No, let's go there. Regional? Petit frère. Eka. Eka na ino kambe. Basta tufungure. Fungura. None kuba ngo wasipopin Kigali. Wasipopin Rwamagana right now. Sekagara. Umuntu ashaka kuvuga Rwamagana mu cyongereza yivuga gute? Rwamagana ntabwo bishoboka. No, don't make mistake. Niba udashobora kuvuga Rwamagana. Okay. If they pass you at least a money, bagushira amafaranga ugavuga. Ariko just wabye gukora mistake. Yego ni mistake iko nundi abara amafaranga ugiye gukora. Nyine ntabwo biba. So no kuvango rero ubungu tugiye guhaha. Umva ntabwo wajya kureba Petit Frere cyangwa abashiki bacu. Kandi urumva babakira abana bafite nyine no kwamugira gute basiye ngo byabigaragara neza. That's why tugomba kuvuga ngo YouTube channel ni Kigali News channel. So that's why rero tugomba kuvuga ati kugira icyo tubasiye. Bakwitireze ngo bisanzwe umugari. Ntabwo bigeze bagutamo izina.
no ku ishuri nta zina bigeze bagira. Nta gazina k'agahimbano ugira mu kigo. Ku ishuri ho rira hari ntaho ryabura. Irihe ku ishuri? Just izwiho widi, you know Widi. yeah. Widi man. Yeah. Kubera iki widi? Because mpamvu nuko nyine ngiye nkunda kiriya kibazo. Just Ibara ryayo. Si icyatsi se? Na structure yayo. Kagara. None se bwo uwa so hari kuba ugikunda hari kuba ukunda ndetse ko icyo kintu ukanagikoresha. Wowe no kugikunda gusa cyangwa wanagikoresha. Hari ahantu kizi se basi? Hari ahantu kizi? Usibye kucyumva gusa nyine ngo kari ikiyobyabwenge. Kagara. Ariko ntibanakibona. Kagara kibona. Ora nk'igihe kingana iki kugira ngo kigereyo. At least nk'iminota 10. Kagara. Umva ndagera. Maze ngo nambashe inkweto z'umweru nka. Nubwo ari mu kintu cy'iki. Ubundi kubona ukuntu isi mu ndavuga ati fine. Uvuga ati ewa ni cyo nshaka. Turanduka muradutwaza mwa. None ndi kugura hano birakasa musaba. Wanye ko mbona bakunze guhinga ibitoki. Muri zone y'ibitoki. Ndabiba nka polisi. So first of all, I'm happy to see you. So those are you welcome. Yes, umva byiza cyane mwana kubona umubyeyi nkawe ugenda ati nta bintu bya shame ufite mba just ari ikintu nanjye cyita kimera kuba ndetse na motivation. Ubu none mukunze korora iki? Amahembe y'inkoko. Ubu nta bintu by'ingurube mu byo mworoye neza. Nezeraho ariko nyine ntabwo ziri too much. Ikiri popera cyane ni inka. Kandi Kagara ni umuyisilamu. Jewe se? Ya shehe man. Islam. Uri shehe Izina ry'idini. Abudul Karim. Cyangwa nari babandi bo kuntuza. Okwirayide. Yeah. Okwirayide nzika abantu benshi twibera abasilamu. Se Kagara. Yo. Muri mwenda wajya kuvumba ahandi bite? Jewe umunsi runaka. Je nagiye. Bigenda bite? Barampaye wese ari ikintu cyabaye. Haba amafete. Umuntu ajya kukavumba da. Kavumba warisha. Ese ikiremba ni iki Kagara? Ikiremba ni cya kiboro cy'abasilamu bambara mu mutwe. Kira bashika ikiremba. Kavumba wari. Gakagwefero kawo. Karabona bakita kavumba wari. Yo kwambaye. Ukajya ahantu ntabwo bakoma ku mutsiko. Ubwo kavumba wari ubu ni muri horo. Urumva just ni Kiswahili. Kavumba wari. None wari ni umuceri. Wari ndani. None urumva harimo n'ujama kuvumba. Tayari. Urumva warushye se no. Musaza. Twaze kaboro man. Cyabura agahe gatoya. Uranyuka ningahe? Nk'irindwi cyangwa icupa. Abantu kwa arimo akagenda. Reka ringo twaributse muri ibyo twabaga. Ubwo nugaruka uzatuzanire umwana wo muri ghetto.
Ekopa gang. mujama ajya nyica agiye namubonye ari kumwe na Rutambi biransetsa cyane. kandi turi abazungu barwangana bayikoreramo badukeneye isoko kimwe wenda ubwo muwe nawe hari ikintu byamarira kuba mubunze wafata nyine n'umujama nyine wafata wenda Warutingira mu byo. Rero nyine nyine iyo channel ya TikTok ni we itubiri rero ndenda kugira ibihumbi bibiri ni twese nyine nka club kuvuga ngo ngubu tugeze mu rugo kwa Mugabe. Tugeze mu rugo kwa Mugabe, tugiye nyine kugenda nyine tugereyo tuvugane. Kare twahoze turabura abantu tubwira ngo tugiye ahantu mu rugo, ariko nyize nyine bari batari bakamenya ngo nahagana he cyangwa se ngo nihe tugiye nyine, ntabwo nyine muri make bari batari babimenya. So rero ubu naje gusura abavandimwe ba Rwamagana. N'abavandimwe nabo ni famille, ni dadi, ni mami ndetse n'abana. Kuri njye mbafata nka petit frère banje, ndetse nabyo nkafata nka mami n'abadadi banje. So ni mu rwego rero nifuje kuza nyine kugira ngo nganire nabo. Ni ukuvuga ngo nabivuze mu kiganiro cyashize, twebwe ikintu tugomba gukora, ntabwo tuzategereza abandi bantu bagira gute berekana ko dushoboye. Nitwe tugomba gukora ibyo bintu kugira ngo tugaragarize ko natwe kosa icyo dushoboye. Nageze kuhabona rimwe maybe kuri Afrima Active, nyine nifuza kuba nazabageraho nanjye tukaganira, cyane ko nanjye ndi muri abo bantu bafite ubumuga. Ariko hakaba hari nyine hari, ntabwo navuga ngo ni intambwe nini, ariko intambwe ntunagezeho cyangwa se experience mfite, nshobora kuba na nyine hari icyo nanjye navuga, cyangwa se kuganira nabo hari ikintu dushobora kuba byamfasha, nabo nyirizina bikagira ikintu bibafasha. Muri ubwo buryo twifuje kuba twaza gute. Twageze mu rugo ngo nyuko nahuye na Mugabe yari waje kudutega, ariko ahantu ni kure papa. Se kagara ku cyambaye agapfukamunwa ivumbi, kubera ivumbi mwari kubera ivumbi. Rero twageze mu rugo, tugiye kunyine twinjira tugende kabisa. Si karibu se Mugabe ntiyaduhaye karibu. Mugabe si karibu se vuba vuba. Kagara wanjye nakubonye mudage. Uraho neza? Yego murakomeye. Ndakomeye nta kibazo. Imana ishimwe. Ndishimye. Murakomeye. Mukomere. Makuru yanyu ni meza. Bakita bite?
Papa Debo. murumuna wabo. Uyu niwe murumuna wabo. Okay. Yitwa murumuna wa Deborah n'ubundi. N'ubundi ko yitwa. Ni karibu nta kibazo. Urabona ngani iwacu. Ubu ngubu nageze ngiye iwacu kabisa. Mwamubonye dadi. Wewe wasuhuza ubahe karibu. Turageze none. Meze neza ariko. Kameze neza ariko hano ni kure. Ni umva ni kure. Naye nabe. Akose kagara ubu ngubu ni kure. Ubu ngubu ni kure. Kure nje ni kure ate. Kure ko ntaremerutse no kugenda. Nyine nanjye rero utuvugana. Umva iyo nzamutse ngira hano ku muhanda. Birakugora cyane. Ngahinduka nabi. Nkananirwa bimwe bitabaho. Kubera ko umva. Birumvikana cyane. Kure noneho hano kwamanuka hari utuntu twose tumeze nk'utunyereramo kumva. Bone, Bone suhuza abantu. Abandi baretse nibaze badusuhuza. Ingi niyo yitwa Ni Mfizi. Mfizi. Ya data Mfizi. Yitwa Mfizi. Yo Mfizi. Meze bite mungu wanje? Meze fresh. Na mahoro. Akwita Mfizi. Kukiza bakwisa Mfizi kabisa. Tudasamwa. Mfizi wabasha. Neza. Meze neza. Ibwana. Ase bundi wambwa ariko cyo wagumishije bagapfuka mu. Ngakure hose. Aya. Mfizi. Umeze neza. Umeze fresh. Nagusuye rero. Warunze se? Yitwa gute? Cyara kundesha. Unzi hiki? Unzi hiki? Acha kuri TikTok. Acha kuri TikTok. Bravo yabivumbuye cyane. Aramurikira n'umufana. Yes, witwa Mfizi. Mfizi se warumuzi? Mfizi? Ngiye nigeze kubabona man. Narimbazi nyine narigeze kubabona. Anya Mfizi narimuzi. Narimbazi. Gusa nyine nari ntarabona nyine kurya amaso ku maso tu. Mfizi se ubundi yakwakiriye? Mfizi ko nigomba no kunyakira. Mwaje muhereze. Ndemere kwinjira. Nyina. Nagufasha envelope kugira ngo imbara nta kibazo Mfizi. Mfizi. Mutwaze envelope. Neza mami. Urabona ko neza. Murakoze cyane. Ni karibu se? Karibu hagane mu rugo rega mwana. Ase kagara wowe. Kagara nawe ngo ni karibu ngo twagiye. Ngeze mu rugo nje byarangiye. Bamukobwa mutari he mwaka byaramo. Mukomera. Nari ndabacokora mu nzana akantu ko kuba ruguraza harenze. Buse ariko ngira ngo ba umeze neza. Uyu ni mukuru. Umeze gute se? Yego. Yarakiri mu turimo ariko. Yararimo arakaraba. Witwa ndese? Umararungurira yani. Kuri kugenda kutuganiriza mu mararo. Araje. Kabisa amwita mu mararungu. Yamba. Umva abantu baburana ari kwisha umva ko mbonye Kagame. Yes reka tubifurize ibihe byiza ndetse nizera neza ko n'abatameze neza Imana iri buze kubigenza neza namwe mugashima Imana. Reka mbabwire ngo rero uyu munsi nkuko nagiye mbivuga turimo turaza twatiri dufasha urugendo twerekeza za Rwamagana nje kureba abavandimwe nakunze kubabona cyane ariko nkifuza kuba nagira gute nabasura nkuko tubize nkuko cyangwa se uko nagiye mbivuga muri ya gahunda yo gushishikariza ndetse cyangwa se kubwira abantu bafite ubumuga muri rusange yuko nabo bafite kuba bashoboye cyangwa se hari ibyo twagiraho ndetse binarenze. Uyu munsi nasuye umuryango urabona umuryango mugari ni ba petit frère ni ba grand frère hano nicaranye na daddy cyangwa se mwita papa kuko ni papa wanje. Urumva na abana ni batanu turetse ko hari n'abandi badahari
sinzi bo baraza kutubwira abo nyirizina ngo reka ngo twabanza tugahera nyine kuri Daddy akatubwira amakuru ye akatubwira nyine uko ameze kugira ngo dutangire ibintu bimeze fresh sana. Rero namwe murabwe ngo gahunda no gutembera tugera ahantu hose hagiye hatandukanye. Papa mumeze muti? Turaho turashima Imana. Okay, uyu munsi rero nifuje kuba nabasura mvuga ati nze basure gutya tuganire njye nyine ibintu twungurana ibitekerezo tunigane ndetse muri rusange. Najyaga nkubona gutya ibintu bijyanye na social media ariko nishimiye kubona ngo ngeze ndabikunze cyane ndabikunze pe. Urakoze cyane kabisa. Ndabikunze Imana yo mu ijuru ikumera umugisha pe. Urakoze cyane nanjye kandi ndishimye ndanagushimiye cyane kuba narabihamagaye nyine nkayibasamuka binyemerera kuko ni igikorwa cy'urukundo nahise mbona avuga ati ko byasa kose byiza cyane. Amazina yanyu mwitwa bande? Je nitwa Mudaheranwa Celestin. Witwa Mudaheranwa Celestin? Okay. Uri umupapa w'abana bangahe? Umupapa w'abana 6. Abana 6? 6. Ngaba hafi ya bose turi kumusibye umwe udahari. Usibye umwe wenyine udahari? Udahari haramye yagiye gusura kwa nyina senge nihari. Ntiyanakunze no kugaragara cyane ariko arahari. Uwe nyirizina arahari ariko uretse ko nyina atabara aha ngaha mu rugo. Byiza cyane. So hano rero ndi kumwe n'abana nese mugiye ubona babara mwese ntari bindi mufate nabazane ntari ndagomba kwira byabakwiriye. Kagara wajyaga ni igitekerezo wagize ugikuye kuza gusura iyi famiye? Rero njyewe ndi umuntu wakoze mparanira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga muri rusange kubera ko ibi ni ibintu naciyemo. Njuranga ntago ndi umuntu wera udafite ubumuga wenda ngo naje kugira ngo nkoreshe nene biganiro gutyo njye ibyo nabikuriyemo ndabizi. Njye nkimara kubona bano bantu nyine numvishe nshatse kugira gute kuza nyine kuba naganira nabo cyane yuko hari ibintu bashobora kuba banyigisha nanjye akaba ibyo nabigisha. Njye igitekerezo cyo kuba naza kubasura cyambere cyo nageze kubabona the first time nabonye kuri Afrimax TV. Nyine ndababona mbona n'umupapa nyine witeje imbere umupapa nyine ufite abana man nyine wirwanaho kugira ngo abana babeho kandi ikintu kinamukundiye nuko abana be nyine yabasize yagize yaba nyine biga. Niyo makuru nyine mfite baraza wenda kubitubwira. So rero ndavuga ati bari abantu rwose ngombe kugira gute ngombe nzabasure mbagereho. Twaje rero kandi batwakiriye. Taratangira ko umukuru n'uwuhe se? Umukuru ni wowe. Ngira ngo uraza kuza ndaza kumeza microphone. Atwibwire nyine. Ugora twibwira. Atubwire n'abasigaye ngire ngo. Cyangwa ariko Mugabe we yakwivuga. Umukuru ni utangira kwivuga. Nta kibazo rwose nta kibazo. Iyi batubwira nta kibazo. Iga PCB. Okay. Ari umuganga. Uzamvura. Uko yiga PCB numva yiga amasiyansi. Ibira bintu birakomeye ngenera bitini. Ubuzima ibare ikintu bise physics n'imbaro urabizi. Physics na mu migamo na biology. Na chemistry. Ibyo mbi barabihuza bikarangira batuvuye. Okay. Yitwa mu mararungu. Kabisa. Mugabe akongiye akashaka kenshi twamenye tu. Ariko ntacyo. Yitwa Mugabe Prince. Ukumva ko ndi kuvuga nk'umuntu nyine w'indi developer. Amba developer ni ga software development. Hano Karongi Rubengera. Muri Rubengera. Wigana muri Rubengera. Muri Tifeto tugira boro bita amalevel nyine nsoje level 4 nge level 5. Level 5. Ubu ngubu kugira ngo abantu banabyumve neza when you say level 5 nyine ni kuva ngo mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu niho ngiye nyine. Niga mu wa gatanu nyuma wa gatandatu.
Okay. software ubu bintu byo kudevelopa kudekoda no kudekona harya nibyo barabyiga Program ni ibintu nk'ibyo. just programming is software ya ama website n'ibyo Ubu ngubu website turashona neza cyane. kabisa Urumva ko ibintu ni neza cyane kweli. Okay. Fizi. Nako Fizi mwaye muziranye n'ubusanzwe hari. Fizi. Fizi je twabaye twita ko tubi inshuti bya danje. Nawe njene twa Fizi Alphonse narakoze P6 ngiye kujya muri segonderi Ubu ngubu ugiye kujya muri segonderi wakoze P6. Fizi urumva wenda uzaba iki cyangwa se ari ukuntu nyine umuntu wenda wikiri P6 uvuga ati ndashaka nyine kuziga kino kintu wowe wumva wowe uziga iki uzibera mworozi ubwo ushaka kwiga ubwo ni ushaka kwiga agriculture cyangwa agronomy yo nice dukumva ko afite good idea sibyo urumva yanze kuvuga ngo ndanza kujya wenda kuba minister cyangwa se wenda kuba ingibintu arashaka kuba agriculture urumva nyine ashaka kujya ku bintu nyine giki ibinze n'ubworozi that's a good idea akiri tegeko cyiza cyane yeah na the boy nitwa mama nabo Debora ngiye kujya mu wa gatatu nika ku Kamonyi ku Kamonyi Nise mwigamo bayo ni boarding ubu no kuvuga ngo iyo mu gihe cyo gufungura kigeze mwese nyine ntago mamura hangaha mwasize umusaza mu rugo wenyine niba wasigaye ubonye niba wasigaye hangaha yitwa murumuna wabo Debora ngaho ivuga amazina yawe nawe twibwire urane bushura nta kibazo natubwire nta kibazo witwa Wase Kevin nde irinde shire witwa nde Wase Kevin mudaherana Wase Kevin mudaherana yo that's good none se njye nagize akabazo k'amatsiko Kagarara mwese mwari muzi umuntu wari ufite icyo amuziho umuntu usanzwe uzi Kagarara nsanzwe muzi nsanzwe muzi jewe no mu tipe wanjye Kagarara ambonaga kuri social media Instagram Twitter hamwe na nuza na Facebook amubonaga yes Kagarara se umuzi gute Kagarara umuzi gute no mwacteur nyine tu kiciro mukundi ese ni cyo kintu cyaguteye cyaguhaye motive yo kujya kwiga IT se first numvaga ari ibintu byiza cyane second nibyo ni samari bihuza n'ibyo washakaga ibyo nashakaga bose nabyo narabikundaga kandi ikindi nyine nibyo biri related to me kubera ukuntu mbona nyine physical nibyo bikunze ubu ngubu rwose ibintu byitwa computer urarebaho cyane kuri kisi wumva se ko ubuhinzi bwo butabukureba n'ubuhinzi nabwo bwandeba nabwo umuntu arabikora nyine akagira agahuzahuza ibintu kuko ntabwo wakora ikintu kimwe ngo upfe gutunga dukora ibintu byinshi kugira ngo tubone aho tugera yego mbega muri make ni ukuvanga kugira ngo hazavemo ikintu kizima that's good mbese Mfizi ntabwo wari uzi Kagarara Mfizi gute gace kayo gace ntacyo katubwira gace ntari bikavuga namwumvaga nyine ukanandeba ni iki kintu kimwe basi ushobora kuba warunzi sibiraho twumva ngo ni oya uvuge neza nyine ni umu actors
ni umu actors iro bivuge ko rero kubivuga Ni umu actor. bisobanuye iki Umu actor bisobanuye iki? Urumva just ni mu rurimi rw'icyongereza. No, so you have to translate in Kinyarwanda. So when you say actor in Kinyarwanda, you understand of what? Umukinnyi. Yo, that's good. Ya urumva ni sawa cyane. buriya n'umuntu ukina nko muri reba bamwita umu actor oya ntaba ari umukinnyi ariko oya ugakite n'umuntu ukina amanuza amafilime ntabwo wari uzi Kagara ntabwo yari akuzi namubonye kuri Facebook bisanzwe nyine numva ndamukunze no papa nyine abitubwiye numva none nyine bishijeho kugufunga aravuga ati kabisa ngombe nzamubone. Ni byiza Kagara cyane. wowe uri kwiyumva gute rero Njyewe so man ni ukuvuga ngo first of all njyewe nyabanza nkavuga ati ngabanza nyine ngashimira Imana nkavuga ati wenda Imana irakoze kubera ko niyo ikoze bino bintu so nyine niba yemeye ko tugira nyine kuri bino bintu kuko njye nabihize kenshi nkavuga ati cyose mu bushobozi bwanjye buke bizansaba nyine mu bushobozi bwanjye buke bizansaba ngomba kuzankana abavandimwe nabona n'abavandimwe tumeze kimwe abavandimwe tumeze kimwe urumva so nyine ibintu byiza kuba mara ndi kumwe n'abano bantu nyine numva Imana biranyespira nyine ku mutima nkavuga ati ko byasa kose nta kibazo kandi ikintu nyine kiba kiriho ubundi nta gucika intege sibyo especially ndabwira nko ku bantu biga ako mwese n'ubundi muriga so you have to work hard kugira ngo nyine muzachivinge your goals sibyo so rero nje ndishimye cyane God nicyo nabanza kuvuga okay no kuvuga ngo rero ariko nguma turacikomeje kuganira n'ubundi ako twaba ducumbikiye ngaha Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.